Itegereze uburyo iyi WhatsApp imeze, urabona ko ubundi iyo WhatsApp imeze gutya baba bashobora guhita baguha kode ukaba wayishyiramo kugira ngo ubashe kuba wakoresha WhatsApp yawe. Hano rero gutya bimeze nta kode baba baguhaye, usibye kuba wategereza WhatsApp ikagumya ikamera gutya, nta kindi kintu uba ushobora gukora. Mu gihe rero WhatsApp yawe yabaye gutya, ugiye kuyesitara ikamera itya, hari ikintu uba ushobora gukora. Ujya hano hejuru ku budomo butatu, ukahakanda, ukajya hano habanza handitse helipu, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda noneho hano uraza hano hepfo ubona handitse adi sikirinishoti, ugashyiramo uba wabanje ariko hano gufata sikirinishoti ya gutya bimeze y'ikibazo ugiye kuripotinga. Wamara kuyifata ugahita uza hano ku budomo butatu helipu, ukahakanda ubundi ugashyiramo sikirinishoti hano uba wafashe. Iyo umaze kuyishyiramo uhita uza hano noneho ukandika ikibazo WhatsApp yawe yagize, ubundi ugahita ukanda hano hepfo, hano handitse nekisiti iburyo, ukahakanda ariko hano babanje kwandikamo ikibazo WhatsApp yawe yagize, ubundi ugategereza iki kibazo bakagikemura.